ndacyarwaye ntegereje icyo Imana ikora. Abaganga babuze indwara babura n'igicurane, bafata ibizamini nca mu byuma bitandukanye babura indwara, Imana ya nyuma nsanga barandoze. Ubundi kurwana n'ubuzima ndebe ko nakongera nkaba muzima, ariko ntibyoroshye. Ibi bintu birakomeye. Uyu mubiri uranyirukanyije uyu mubiri uranyirukanyije, urimo uranyambutsa n'ibihugu, ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Nukuri kw'Imana umubiri umereye nabi, umubiri uri kundya, umubiri umereye nabi. Abanyarwanda munsengere cyane, mbasabye inkunga y'amasengesho. Maze amezi 2 yose ntakora, nta kazi, nakora gute ntabasha guhaguruka, ntabasha kugenda, pararizi imereye nabi. Yewe banerereje ibintu ntazi ngo ni ibiki, uburibwe umubiri ubumbabaza. Ndumva ndakwinginze mpururiza Abanyarwanda banyumve bagira ikintu bamfasha, banabare, abansengere, abagira n'icyo bakora bagikore. Abantu bashaka kunyica, sindamenya ngo ninde uri gukora bino bintu, ariko nimumenye n'ukuri, namwe muzamumenye. Ntabwo yes, ibintu byakomeye rero ku mukobwa wanyu witwa Uwase Sharon ariwe Jackie. Rwose ararembye. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga nagiye mbona bateraho komantere nyinshi cyane. Yaratabaje bimaze igihe, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, ni ukuri umuntu ufite umutima wo gufasha, mureke dusengere uyu mukobwa, mureke dufashe uyu mukobwa, mureke tumusengere kuko ararembye, ararwaye cyane. Njye narabibonye ngira ngo ni bya bindi by'aba YouTubers, ngira ngo ni bya bindi by'aba content creator, ariko rwose Jackie ararwaye. Umwana w'umukobwa. Abantu mufite umutima wo kumufasha, wo kumutabara, mu musengere. Amasengesho yanyu arakenewe kuri we ndetse no kuri famiye ye. So rero nk'uko mwari mwabibonye mu minsi yashize, yatabaje umuntu bita Dumba yaramutabaje, aramubwira ati ndaje ngukorera ubuvugizi. Turashimira ijwi rya Dumba yuko ryageze ahantu hose, basi rikabasha buryo ki ryabasha kumutabara. Ikindi rero bari kugenda bitiranya ibintu, ngo uyu mugwiza ngo niwe wamuroze. Hari akavideo kari gutrendinga, akavideo rero kasajije abantu, kavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga, ariko buriya mu mutima w'umuntu ntabwo twamucira urubanza. None se ko indwara nyinshi bamupimye indwara bakazibura, bapimye indwara aho ziva zikagera, ariko indwara barazibuze. Ariko icyo dushima ni uko Imana basi hari ikintu yakora, Imana hari ikintu yamufasha kugira ngo uyu mukobwa w'umunyarwanda, uyu mukobwa watanze ibyishimo ku banyarwanda, abashe buryo ki akira. Buriya kubabara, ubundi umuntu utararibwa n'umubiri ntabwo yamenya ububabare bw'umubiri, cyangwa ngo abashe buryo ki abona ububabare bw'umubiri. Murabizi yuko uyu Dore imbogo witabye Imana yatabaje abantu bakagira ngo ni prank. Yaratabaje abantu bagira ngo ni prank, abantu baravuga ngo bari kwishakira amafaranga. Si yaje guheramo umwuka, si yaje gushiramo umwuka. Abantu barabifashe bakabipirata, abantu barabifashe bakabipinga ngo ari gushaka amafaranga, ari gusaba amafaranga. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri, buriya umuntu utararibwa n'umubiri, umuntu utazi icyo umubiri umaze, ntabwo yabasha kuvuga ngo nanjye umubiri ushobora kumpinduka. Sometime umubiri ushobora kumpinduka rimwe na rimwe. Rero jya wicara ushima Imana, wowe ugihumeka, wowe ukivuga ngo ndacyariho, ndacyahumeka, kuko ntabwo uba uzi uko ejo bishobora kugenda, ntabwo uba uzi ko ejo bishobora kuba bimeze. Ariko ikintu cya mbere ni ugusenga Imana, kuyiramya, kuyisenga, ukabasha gusengera n'abandi nabo barwaye. Rero umwana w'umukobwa wanyu, umwana witwa Jackie rwose Uwase Sharon ararembye, ameze nabi cyane, ararwaye, kandi umubiri uri kumurya nk'uko yabyivugiye. Umubiri uri kumurya. Bapimye indwara zose babura indwara n'imwe, barapima hose babura indwara n'imwe, kandi umubiri uracyamurya, umubiri uri kumurya. Ni uku nguko abantu benshi cyane bagenda bapfa, tukagira ngo ni ibintu biri aho ngaho, tukagira ngo ni ibintu
bisanzwe, ariko mwa bantu mwe umubiri uraryana, umubiri ushobora kuguhinduka mu kanya gato, umubiri ukaguhinduka mu kanya gato ukaba urarabye, umubiri uraguhinduka. Uyu mubiri duhetse nta muntu wawizera, ni umubiri uhinduka, ni umubiri utazi ukuntu wagenda, ni umubiri utazi ukuntu umera, ariko mureke tujye dusenga dushima Imana yo iba yaturinze neza kandi bikabasha buryo ki bimera neza cyane. So rero ngayo nguko, reka mbifurize kugira ngo mujye mubasha buryo ki namwe musengera abantu bababaye, musengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abantu bari mu bitaro babuze shinge na rugero, abantu babuze amafaranga yo kugira ngo bivuze, abantu byagenze nabi, tujye dusenga kugira ngo byose bashe buryo ki bigenda neza. Ushobora kuba uri muzima ariko ejo bikagenda nabi, ushobora kuba uri muzima ejo ukisanga nawe ahantu habi. Tujye dufashanya muri ubu buzima, kuko ntabwo wavuga ngo umubiri urahinduka. Nanjye ndashima Imana yuko muri iriya minsi nari imeze nabi, nari ndwaye, umubiri nanjye warandiye, umubiri mbona wandiye, ariko nshimira Nyagasani we utabasha kureba nk'abana b'abantu. Nshimira Nyagasani we wumva amasengesho duhora dusenga, uko bwije n'uko bukeye, uko tugenda tureba ibyiza iby'isi byose tubitamo tukabibona, ariko umubiri uratenguhana. Ibyiza ni uko twamera nk'abantu bazi Imana, ibyiza ni uko twamera nk'abantu basenga, ibyiza ni uko twamera nk'abantu bafite icyo bashaka. Sometime igihe runaka tukabasha buryo ki dusenga, dutakambira Imana iba yaturinze, yo yokabyara, yo gahabwa icyubahiro. Ni Imana yacu, ni Imana rurema, ni Imana itajya ibura uko ibigenza ku bantu bose bayubaha, ku bantu bose bayizi. Rero ndabakunda cyane, mureke mine ahangaha umugisha w'Imana ubane namwe uko bwije n'uko bukeye. Murambasabira bya bindi byose byiza, bya bindi byose tuba twabuze, bya bindi byose abantu bataba batwifuriza. Hari abantu bataba batwifuriza ibyiza, ariko njye ibyiza ngomba kubibifuriza. Mwe mwese muba munkurikiye, mwe mwese tuba tubana kuri iyi channel, mwe mwese mugomba kunkurikira 5/5. Rero ngayo nguko, amahoro y'Imana abane namwe uko bwije n'uko bukeye. Bye bye, akacu kaba akagaruka, akacu kaba tukagaruka uko bwije n'uko bukeye. Bye bye, bizu bizu.